ndamufata ndabura kimwe ndakwikira nyanyagiriwe aracitse neshano nibyo neza ko taro rujyanye Alexis aragiye arakunze mwamari gukopera ariko mwami no munyabwoba arimo arakopera iki azaba gukina nyuma ko bitumura araje ari urenze ibindi ndabwe ngo hari aramutse yavuze n'igisaswana aba byatinda kumva reba ukuntu ariko nimo bigira intambara mubanze musubiza ntabwo bashobora kugira ngo wow igisoro rakireba no gushyama bataka boss ugiye kwashiramo boss bahaguruke boss nyesha tubare zifataga zuruzana bose igitego nacyo ikosa ryakoze nawe arikoze ubaze icyo si igitego nubundi cyarangiye urakimutse uracyazi kintu oya gukurikiraho n'ujya gutanga amabwiriza y'igisoro dusanzwe tuvuga amarushanwa nubwo mu Nyagatovu nabe bare Nyagatovu kabigiye guhura n'akibagaba match rangi Alexis ujya kure agiye share yavuyemo aragiye share afite ubwoba mu ntoki arafite ubwoba ariko aramufite adasebya akagari ka Nyagatovu aramufite nyamuneka wayibonye yewe nitwa niki akunda amajyana we are at the final none se bamwe ntabwo muri finale yabaye uyansi nahindukije byanze rega hano hose tuzasanga nk'ubu ikibazo ari kibazo nk'ubu muzi ko nasinda arahita ajya kuri finale yakinyirimo wowe ntabwo dukina ntabwo yagutsinze yakuganye ese unayatsinda gutubura wowe ntabwo urasubira akina oya nawe oya turahura wowe wabise wahita muri finale ubura nagahagera aho uri mu biki batari wahagera abantu bari kuri YouTube bashatse bashara ntabwo warenza amasegonda none se ugiye kuba naga ibyo byose arabirengana reka ibintu tuba twabikoze umurajya muyagabananye hasi angadukaze ko ari mbere ntajye njyana se shaka ibyo byose aragenda urumva ndagusabye rwose wigendere amahoro nta kintu turamusezeye nta kintu ufasha rwose wa musaza we mbabare wigendere yigendere mbabare wigendere igitego cya kabiri cya bibare ndahita mvuze mbabare wigendere turadushoboye mbabare wigendere nta kintu mfite igendere ntacyo twapfaga duhuriye kuri kamera ntabwo ukika uramurira hose ntabishoje wamuhaye kubera yari
Tunga dore kibira. cyaje maboko hejuru cyaje Mzee amugarera aya. yashyize hejuru Ah, yashyize hejuru ataza abagabo uyu mwuka atenda gukira yera gukina kansa ariko ndebe imibare mubanye byinshi ariya byabaye ariya byabaye wakibukana gutyo baranzi Ufite uri kubibona? umukino wahuzaga amakipe abiri Nyagatovu ntabwo birarangira ko murabasukwa Ni H4 nako. birarangira mwitangaza ntabwo none se wifunga wanze kuyera ntabwo birarangira Nagarangira sa. wayirasaga Nagerageje byase. Ayari oyititira. Ati bititira. Okay. Ramona MC.
komeza kubigisha umuco no kubafata bagakora igikorwa cyiza kirimo urukundo kandi cya gikristo cyo kubuza urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge. Icyo gikorwa rero nka Sauti Hewani Ministries twabonye tugomba kugishyigikira, tugomba kugishyigikira. Ni igikorwa cyiza mu rwego rwo kugira ngo urubyiruko dufite uyu munsi wa none, aho kugira ngo batera intambwe bakaza, aho kugira ngo rumare umwanya munini mu muhanda cyangwa se bari mu biyobyabwenge, ahubwo bamara umwanya munini binjira hano mu murishyo hamwe n'umuyobozi w'umurishyo. Uyu munsi wa none turi kumwe n'abapapa bakuze n'urubyiruko rutandukanye
aba bantu mubona turi kumwe bahimbike kandi bakakurya. Ibyo rero ni umuco abasaza bakundaga gutaramiraho kandi ubwonko bukagenda neza, ubwonko bukaruhuka, tugakomeza tugasigasira umuco. Urubyiruko rero muve hanze, mu gihe mwumva mushaka kuruhuka mwicire mu murishyo, muze muhasanga abapapa bakuze babagira inama, aho kugira ngo ujye kunywa urumogi wibwira yuko ari rwo ruri guhesha amahoro. Nta mahoro ari mu biyobyabwenge, nta namba. Sauti Heane rero twabageneye envelope nk'abantu babatera banabashishikariza gukomeza gusigasira umuco no gukomeza uriya mukino w'igisoro rwose. Uve hano watangire mu murishyo, ukwire igihugu cyose ndetse n'amahanga yose azajyaza abarebereho abigireho, ko iyo muri gutera muri gukina muba muri kuganira ibintu dutera story, kandi mukiri kumenya ese batsindanye gute, ese byagenze gute. Ariko uwakinnye wese Sauti Heane mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge no kugira ngo dushishikarize urubyiruko kugira ngo ruve mu muhanda, ruve mu biyobyabwenge, aho reka tuyavuge. Zima amafaranga ntago ari make pe, ntago ari make. Nk'abantu b'abapapa bari bataramiye ku gisoro bagahiga abandi, mukagera kuri final mugatsinda. Ni ukuri Sauti Heane twabageneye ishimwe, twabageneye ishimwe kandi muryakira uko muribonye ko rirasengeye. Impamvu twavuze ngo ni menshi ni uko asengeye. Ayo ngayo aragenda akinjira muri yandi yanyu, ubundi akayasiga umugisha, akayasiga umugisha, ubundi akagwira. So Imana ibaho umugisha. Yaje umuyobozi w'umurishyo atubwira uburyo bakinnye na envelope, atubwira uko bakurikiranye, tugenda tubahereza envelope zabo mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Uyu munsi ubufatanye bw'umurenge wa Kimironko ndetse na Sauti Heane Ministry n'umurishyo, hari igikorwa cyo kuvuga nk'uko yabivuze, gushyigikira umuco wacu. Nabonye Sauti nk'uko muri urubyiruko abenshi, niyo mpamvu ngira ngo n'intego zanyu ari ugufasha urubyiruko kugira ngo rimwe na rimwe rugire inzira nziza rwayoboka. Rero ni nayo mpamvu uyu munsi habayeho umukino, nabyita ko ari nka irushanwa ku kijyanye n'igisoro. Ni umukino mwiza, ndetse igisoro ubu ngubu mu makompetisiyo y'igihugu azajya abamo, kandi mu rwego rw'isi igisoro nacyo cyane kiri mu UNESCO yaracyemeye ko ari umukino ku isi hose. Rero niyo mpamvu mu murenge wa Rukoma, wa Kamonyi wa Kimironko ariho iki gikorwa cyabereye, ndetse Kimironko mu murishyo ari igicumbi cy'igisoro, ku buryo abazajya bashaka kuza kugikina, ndetse namwe Sauti rwose ni ukujya muza mukagikina. Rero uko umukino wagenze, mu murenge wa Kimironko habamo utugari dutatu, habamo akagari ka Bibare, Kibagabaga na Nyagatovu. Rero harimo abakuze batatu baturutse muri utwo tugari n'urubyiruko batatu baturutse muri utwo tugari. Babanje barakina nk'urubyiruko, umwe avamo watsinze abandi mu rubyiruko, hanyuma no mu bakuze havamo umwe baza gukina finale. Ariko nk'uko mubizi ko mukunda Imana kandi mukunda abantu bose, kandi nabo Yesu akaba yabavukiye, no kuvuga ngo muri izo mpano mwatanze, twari twabasabye ko nibura buri muntu agira akantu atwara kugira ngo azizihize umwaka mushya, ndetse na Yesu yongere yumve ko ari muzima muri we, kandi yumve yuko Sauti Heane ari minisiteri ifite gufasha abantu bose. Rero ngira ngo baragera imbere hano, hanyuma babanze bafata agafoto. Turahamagara uwa mbere. Kuri za envelope ngira ngo biraza kudufasha. Sinzi niba ngira ngo twabanza tukabwira umukoci akigira imbere hano, umukoci w'umurishyo Vianney abanza agasuhuza, akababwira uko umukino wagenze n'uko wagezaga. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Muvanga Jean Marie Vianney, ubufatanye bw'umurishyo
n'umurenge wa Kimironko hateguwe amarushanwa mu rwego rw'umurenge, hakaba harimo utugari 3, buri kagari kose kari gahagarariwe, hari 3, umwe muri buri kagari, aka Kibagabaga, aka Nyagatovu n'akagari ka Bibare, hakaba n'abakuru nabo 3, akagari ka Nyagatovu, aka Kibagabaga na ka Bibare. Nk'uko umuyobozi w'umurisho yari amaze kubisobanura, urubyiruko rwatsinze abandi rero rwatoranijwe guhura n'uwatsinze abandi mu bakuru. Ubwo rero kugira ngo niba nawe arakoze cyane, reka dusome. Ngira ngo ni nawe wari koci, arahabwa envelope yitwa Mutana Muvugana Ngoma Jean Marie, hanyuma akajya hariya bakajya bamufata agafoto. Tuza gufata ifoto ya rusange, hanyuma hagakurikiraho uwundi wo mu Batista arahari, ngira ngo Batista yagiye, ni uwa Nyagatovu. Ubwo envelope turaza kuyibika, hagakurikiraho Shimyiryo Silas arahari wa Bibare, yazi imbere nawe Shimyiryo rwose uramubona n'umugabo Shimyiryo ako ni akagari ka Bibare mu bakuze. Hanyuma hagakurikiraho Mbabazi Jean Bosco Kibagabaga, ni mu rubyiruko nawe. Hagakurikiraho Sindayigaya Elia Abibare, nawe ni mu rubyiruko. Hanyuma hagakurikiraho Musoni Didier mu rubyiruko, niwe wabahize bose, mwamukomera amashyi. Didier niwe wabahize bose, ngira ngo murakoze. Mbere na mbere mbanje gushima Imana ko turi hano, kandi nshimiye umuyobozi w'umurishyo udutumiye akadutekereza nk'urubyiruko kugira ngo tujye tuza kubona aho twidagadurira. Umurishyo ku batazi umukino wawo icyo umaze, nabyita mu ndimi z'amahanga nka therapy, cyangwa se aho ukina n'umuntu muganira, haba ufite n'ikibazo mushobora kuva aho ngaho yakuhaye igisubizo. Ni umukino utuma ubwonko bukora neza, ni umukino utuma abantu basabana kandi wongera urukundo. Niba Imana ari urukundo rero, kandi tukaba dukina umukino ufasha kugira urukundo hagati y'abantu, ni ibintu byiza cyane. Dushimira rero byimazeyo cyane iyi minisita. Ku giti cyanjye sinjya mbeshya, n'ubwa mbere nyimenye, ariko ngira ngo ntizamva mu mutwe. Mbaye umufana wanyu guhera uyu munsi. Hari mugenzi wanjye wari usanzwe uzi indirimbo yanyu mwaririmbye, nanjye nayikurikiye numva ifite amagambo meza, ariko ubwo niba mufite YouTube channel ndahita nkandaho, ubundi ibikorwa byanyu mbikurikirana, byamamaza aho bishoboka, aho mujya nanjye ni muntu mira tuzajyana. Ndabashimiye rero ko iki gihembo nacyo mumpaye ni motivation. Tugiye gushishikariza urundi rubyiruko mu murenge wacu wa Kimironko kugira ngo rujye mu biyobyabwenge, aho kugira ngo rwirwe ruryamye mu rugo, bajye baza hano twifatanye, kandi dufatanye no guteza imbere uyu mukino uvuye ku rwego rw'umurenge uzagera no mu gihugu hose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dukurikijeho uwahize abandi mu bakuze, ndetse akongera
nkaba na mwarimu mwiza mu rubyiruko rwose ubimazemo n'igihe. Ni Kuryayo Valence, n'amashyi menshi niwe, amashyi menshi cyane. Avuga kari ku mutima we, hanyuma n'abandi mwaza hano kugira ngo dufate ifoto turi kumwe. Yenda twakwigera imbere tubaza akavuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kundaga nk'igicumbi cy'umuco nk'igihagarariye umuco, ariko noneho ndushiraho kugikunda bitewe n'umurishyo ukuntu duhuje n'abantu beza nkamwe. Mu by'ukuri sorry agasubira yabaye. Mu by'ukuri minisitiri yanyu twajyaga tuyumvaho gake ariko bitari cyane, ariko mu by'ukuri ukuntu mudushimishije mu ndirimbo nziza rwose. Twari dusanzwe Sauti tuyumva, ariko Sauti minisitiri, ariko mu by'ukuri bitari cyane, ariko tuzi ukuntu tuzayivuga, uko tuzayirata, uko tuzayisingiza. Rwose muyemera amashyi y'abari hano rwose tuba turi kumwe. Mutweretse, mudukoreye ibirori, muduhaye umunsi mukuru, muduhaye Noheli, hanyuma mugatangije n'umurishyo. Tubonye abantu b'ibihangange twajyaga twumva mu mafoto, tubumva ibigwi byabo. Yongwe, Apotre Yongwe twajyaga tumwumva rwose, n'abandi bantu benshi batweretse ntabwo twari tubazi mu mafoto. Twabonaga mu mafoto, ariko turabiboneye imbona nkubone. Mu by'ukuri umutima urakeye, nk'uko mugenzi wanjye abivuze. Rwose turushijeho kuba abafana banyu by'umwihariko. Rwose turabashimira. Rero tuzakomeza natwe duteze umuco imbere binyuze mu gisoro ndetse n'indi mikino zirimo zigaragaza indangagaciro z'umuco nyarwanda, kandi harimo no gukunda Imana. Rwose turishimye cyane. Dushimiye rwose umurishyo, ukuntu tweretse abantu beza nkamwe. Imana yabamugisha. Rwose tuzakomeza tubazirikana. Turi aho ngaho baririmba, natwe tugacinya, kuko twabaye abafana banyu, twabaye abantu banyu. Murakoze cyane kubw'uyu munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Natwe turabashimiye. Gusa tuboneyeho guhamagarira abandi bafatana amaboko na Sauti Hewani Ministries mu buryo bwo kugira ngo duteze imbere umuco nyarwanda. Baze rwose, dushimye Imana ko natwe tubaye abambere mu gusapotinga umukino w'igisoro. Ubwo tubaye abambere rero, mureke n'ubundi abadukurikiye n'abandi mufatiriho, dukomeze. Mwumvise ko intego ari uko igisoro kigera mu gihugu hose, umukino nawo ukamenyekana uturutse mu murishyo, bikagenda, uwo mukino ukagenda ugakwira igihugu cyose, ndetse n'amahanga akaza azize kureba kuri uwo mukino. Sauti Hewani rero tunejejwe no kuba tubaye abambere mu gushyigikira umukino mwiza cyane, ushimishije, uruhura ubwonko, baba ari abapapa bakuru, baba ari abasaza, baba ari urubyiruko. Ni umukino mukina muri kuganira, muri gutebya, ubundi Imana ikabigenza neza. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza. Turacyari tugiye kuririmba, muririmbane natwe mu izina rya Yesu.